Agasobanuye kacu tugatangiriye hano. Hari umwana wicaye hano munsi ya etaje. Gusa barakwereka hejuru. Hari umugore wahambiriye ikidobo kiremereye. Ari kugikata kugira ngo kimanuke kikubite k'uyu mwana. Gusa ikindi, hari marayika uri aho hasi. Barakwereka yaje gutabara aka kana. Ndetse azanye ikindi gipupe cyo kugasimbuza. Gusa umugore uri hano we ntabwo yari azi ko marayika arimo gutabara aka kana. Barakwereka marayika yaraje aterura aka kana neza, arangije ashiramo igipupe. Gusa umugore uri hariya hejuru we arahanishije ari gukata. Barakwereka marayika yakoze ku mbaraga ze, aramutse arangije ahita agera kuri uyu mugore uri gukata. Ukurikire filime witonze. Marayika nuko yagiye aramusatira gake gake. Uyu mugore ntabwo yari yamubonye kubera yuko yari yunamirije ari gukata. Barakwereka marayika yahise aza afata uyu mugore ahita amusunika, aba ari buza guhanuka kuri ya etaje. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore yarahanutse yikubita hasi, ndetse yanaparitse nabi, yarafunaguritse. Marayika arangije aravuga ati ngaho ibyo wari ushaka nawe nibikubeho. Barakwereka uyu mugore yarebye hejuru ahita abona marayika, arangije arivugisha ati Ana bigenze bite? Ati ndakeka ari Ana ndi kubona, ati cyangwa ndarota. Barakwereka marayika yaje gukata ya migozi. Nyagasani, marayika yaje gukata wa mugozi kugira ngo umanuke wikubite kuri uyu mugozi, kuri uyu mugore. Ako kanya hari umugabo winjiye, none haza kubibona. Barakwereka yaravuze ati ibi ni biki bigiye kuba? Ati Nyagasani, umugore arapfuye. Arangije yahise aza gutabara ako kanya. Indobo ije, icyo kidobo cyari kiremereye kije gisanga uyu mugabo amaze gutabara. Maze uyu mugore aravuga ati Nyagasani, ati nari mpfuye. Maze uyu mugabo aravuga ati ibi ni ibiki ndi kubona? Ati cyangwa ndi kurota? Ati se hari agakino muri gukina? Maze uyu mugore araje aravuga turi gukina agakino kandi uri kubona ibyo ari bigiye kumbaho. Ati nanjye ntabwo nzi ukuntu bigenze. Ati nisanze hano hasi. Ukurikirane filime witonze. Uyu mugabo aravuga ati si none aha hasi wahageze ute? Ati wahageze ute? Ukurikire filime. Maze uyu mugabo ahita aterura umugore we. Barakwereka akana marayika yari yagateretse hano. Ubwo barakwereka uyu mugore n'uyu mugabo bose baza bari kwirukanka baje gufata uyu mwana. Umugore atangira kuvuga ati mbonye bingwiririye, ndavuga intire ku mwana mutereke hano. Gusa yari ari kubesha umugabo we. Maze umugabo aramubwira ati si none ntiwari no kumutereka no hasi? Ati yaza kugira ikibazo akamanuka byari kugenda bite? Maze uyu mugore aravuga ati nabonye hano ariho heza kubw'umutekano w'uyu mwana, narindi kumukinisha, ndavuga intire mbe murambitse hano. Maze barakwereka uyu mugabo yahise ahobera umugore we. Akimara guhobera uyu umugore, barakwereka marayika ako kanya yahise agaruka aha hantu, ndetse agaruka yanditse ibintu ku kuboko. Ariko byereka uyu mugabo yaramwandikiye ngo tabara uwo mwana, uwo mugore arashaka kumwica, Nyagasani. Maze uyu mugabo akimara kubibona yikanzemwo, ahita afata uyu mugore ahita amusunika. Arangije areba neza niba ari kurota, kuko yarabonye marayika. Ndetse arangije aravuga ati hari ibintu mbonye bidasanzwe. Gusa yari kubihisha umugore we. Uyu mugabo arangije abwira uyu mugore ati fata umwana uze tugende. Ukurikire filime witonze. Ubwo ako kanya uyu mwana yararurokotse. Uyu mugabo akimara kugenda aravuga ati wacyana we, ati ibyo nashakaga kugeraho, ati ntago bibaye. Uriya wa muntu uri kureba iyi filime umunsi wawe utari wagera, nta kintu wavugana n'urupfu, ntago urupfu rwaza kuguhangara. Uyu mugore yari yitotombye, ndetse yitotombera uyu mwana ntari uri mu makosa. Arangije aramuterura amujana mu nzu ndetse ababaye. Barakwereka ku munsi ukurikiyeho uyu mugore yaje hano ari guseka, ndetse ateruye uyu mwana aza ari kuvuga ati wacyana we, ati reka nze ngo ukurikize nyoko, ati buranjye ntago nakubyaye, ati rero niyo mpamvu ntashoboye kukurera, ati reka nkwereza aho nyoko namwohereje. Kandi noneho izi saha zo sinzi niba hari umuntu uri bwagutabare. Ukurikire filime witonze. Ubwo rero uyu mugore arangije afata uyu mwana ahita amushyira mu kaberiso k'abana gatoya. Arangije
amuryamishamo yitonze. Ukurikirane filime witonze. Uyu mugore arangije araseka cyane, aravuga ati rero tuzahurire mu ijuru, ati Imana nibishaka tuzongera tubonane. Barakwereka yahise apfundikira uyu mugore, arangije anaratwikira. Nyagasani, uyu mugore ni umugome, ndetse anarabyivugira ati ngiye kugushiraho mama wawe namushize. Ubwo yarangije arasunika akana gatangira kumanuka mu muhanda. Barakwereka hari umupolisi w'umutrafike wari uri mu muhanda, arije abona aka kana kari kumanuka. Uyu mupolisi arangije ahita avuga cyane ati yewe, ati uyu mwana, ati bigenze bite? Abivuze uyu mugore aramwumva, arangije aravuga ati kandi nanone ubonye ugutabara. Arangije ahita yijijisha akurikira uyu mupolisi. Uyu mupolisi nawe barakwereka yari yakurikiye uyu mwana, yaje ari kumwirukankaho. Ukurikire filime witonze. Gusa sinzi niba ari buze gutabarira ku gihe. Barakwereka uyu mupolisi yari ari gushaka gufata uyu mwana, maze uyu mwana akaza kumusiga. Barakwereka aho ngaho n'ubundi marayika yarahingutse. Nyagasani, uyu mwana aracyafite iminsi yo kubaho. Ubwo rero niyo mpamvu ntabwo Imana yari yamukuraho amaboko, n'ubundi ari bwaze kurokoka. Barakwereka marayika hari akantu yakuyeyo gaze gutabara uyu mwana, arangije agashira mu muhanda hagati. Barakwereka hari imodoka yari yaturutse muri Sanzanike, yageze hano iragakandagira ihita igahagararaho, ndetse ifungira n'amaferi kuri wa mwana, ndetse n'uyu mupolisi wari uri kukirukankaho. Ukurikire umushoferi wari uri mu iyi modoka yararangije avayo, ndetse yikoreye amaboko, ari kuvuga ati nta kintu nkoze. Barakwereka uyu mugore yavuyeyo ari kuza ari kwiruka ndetse ari kwijijisha, maze uyu mushoferi araje aravuga ati ni gute muri kuza gukinira mu muhanda muzi neza ko isaha ku isaha mwagira ibibazo? Maze uyu mugore araje aravuga ati uyu mwana nari mufite muteruriye hariya, ati nanjye ntago nzi ukuntu ncitse. Arangije aramanuka, maze uyu mupolisi arangije aravuga ati wa mugore we, ati uri muzima? Ati ariko abagore mwabaye mute? Ati ni gute uri gufata umwana nk'uyu nguyu ukamushira mu muhanda w'ibinyabiziga, ukamushira mu muhanda ibinyabiziga biri kugenderamo, kandi uri kubona ko ari umuhanda w'uruhererekanye urimo ibinyabiziga byinshi? Maze uyu mushoferi nawe aravuga ati ninjye mwari mugiye guteza ibibazo, ati gusa murambabaje. Ati wa mugore we, ati uyu mwana ntago ari uwawe, ati ntago ushoboye kumurera. Maze uyu mugore ahita arakara kubarusha, aravuga ati uri kumbwira nabi ndetse wari ungongeye n'umwana? Ati buriya, ati nahita nkurega k'uyu mupolisi bigakubana ibindi bibazo. Nyagasani, uyu mugore ni isadunda, nta nubwo yubahaga abantu. Urebye ukuntu ari gusubiririkana n'uyu mugabo. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati nta kibazo, ati baza bakadupimira bakareba umuntu uri mu makosa, ati njye ntago ntewe ikibazo nawe. Maze uyu mugore arangije aravuga ati wa mugabo we, ati njye reka nkwihorere, ati uzagwa ku bandi. Maze uyu mupolisi abonye ibintu bibayemo ibindi bibazo, arangije aravuga ati muceceke mwese. Arangije aravuga ati wa mugabo we, ati twara imodoka yawe wigendere, ati ntago wamenya. Maze uyu mugore arangije aravuga ati nibyo koko. Maze uyu mupolisi arangije aravuga ati umugore nkawe, ati buriya uri kumva ari ishema ryo kuba wafata uyu mwana ukamwohereza mu muhanda guca, kandi byitwa ngo uri mama wamubyaye. Maze uyu mugore arangije afata uyu mwana, arangije aragenda asigana abwiye uyu mushoferi nabi. Ukurikire filime witonze. Ubwo ntibwatinze bari baryamye we n'umugabo we. Ukurikirane filime witonze. Nyagasani, uyu mugore buri gihe agerageza kwica umwana, gusa ntabwo Imana yamukuyeho amaboko. Imana iramuzi, ntabwo izareka kumutabara. Ukurikire filime witonze. Ubwo umugore yararangije ahaguruka gake gake mu buriri kugira ngo uyu mugabo we ataza kubyumva. Barakwereka yafashe ikintu kimeze nk'ikiboko, yari yabiteguye, ari guseka. Arangije araza agipfumbatisha umugabo. Nyagasani, uyu mugore ni indyarya, Mana yanjye. Kurikira filime witonze. Ubwo uyu mugore yarangije aravuga ati Imana ishimwe kuko atanyumvise. Nyagasani, ubwo ngubwo yararangije ahaguruka gake gake, guco nawe uri kubibona, ari kugenda amaguru adakoza amaguru hasi.
ari kugenda gake gake kugira ngo umugabo we ataza kumwumva, ndetse akagenda anacungacunga. Ntabwo tuzi ngo agiye he, gusa nyine icyo tuzi cyo turi kuhakeka, barakwereka umugore yagiye mu nzu gake gake adakoze amaguru hasi, ndetse ari no kureba yuko umugabo we atamukurikiye. Barakwereka yaraje afata igishashi hano, igishashi uri kubona yuko ari kinini ariko atari na kinini cyane. Barakwereka yaje asatira aho wa mwana yari aryamye, asatira ku cyumba cy'umwana yari arimo. Nyagasani noneho n'ijya none reka turebe hano, uyu mwana arakirira. Ubwo uyu mugore yaje gake gake ndetse ari no gucungacunga. ari kugenda ari guhengeza. Ukurikire filime witonze. Ubwo barakwereka kakana nako kari karyamye hano. Uyu mugore aba yageze mu cyumba cyako. Nyagasani arangije atangira guseka. Uyu mugore nyagasani ubanza ari shitani, atangira kuvuga ati noneho wacyana we, ati ndareba uyu munsi ukurankira, ati buriya ati wagiye urokoka impfu nyinshi, ati ariko uyu munsi ndaje mbonane nawe, ati ndaza kureba niba uraza gukira urwa none. Ukurikire filime. Ubwo uko uyu mugore ari kuza avuga ayo magambo niko ari kuza asatira uyu mwana. Barakwereka akimushiraho igishashi, agiye kumushira igishashi mu maso ngo amunige. Umugabo we yarahahingutse, arangije aravuga ati wari ugiye gukora ibiki? Uyu mugore ahita yijijisha, aratangira aravuga ati nari njye kureba niba umwana yasinziriye, ati nari njye kureba niba umwana ameze neza. Ukurikire. Gusa umugabo yari ari kumwitegereza, gusa nawe yari azi ukurimo gake. Maze uyu mugore aravuga ati habaga igihe uyu mwana yiyorosoye, noneho ugasanga imbeho iri kumwica. Ati ubwo rero nari njye kureba niba ariko bimeze. Maze uyu mugabo aravuga ati yiyorosoye, ati imbeho hano mu nzu kandi n'ubushuhe buba burimo. Maze uyu mugore atangira kwijisha ati aha, ati nanjye nyine naziga kureba ukuntu umwana ameze, ati ntabwo nashakaga kumugirira nabi. Ukurikire. Kandi twebwe ibyo yari agiye gukora turabizi. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati wa mugore we, ati buriya rero, ati ni byiza kuba wari uje kumureba, ati ariko nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Maze uyu mugore ariko ari gushushanya uyu mugabo, aravuga ati ntacyo rwose. Barakwereka umugabo yaje guterura akana ke. Ako kanya tubonye ko na marayika yahageze. Barakwereka uyu mugore atangira kubaza uyu mugabo ati si none umujanye hehe? Ati wamurikira ahangaha. Maze umugabo aramusubiza ati si none uyu nguyu, ati si umwana wanjye. Maze uyu mugore aramwara, arangije aravuga ati nanjye nari nibeshe, ati si nyagasani abana na ba papa babo, ati nanjye nari nibeshe, sinzi impamvu nari impubutse mbivuze. Ukurikire. Maze uyu mugore arangije aravuga ati bisa nkaho nawe umwana wawe umukunda. Maze umugabo aravuga ati ndamukunda cyane, ahita aterura umwana we arigendera. Umugore yasigaye hano ababaye. Marayika disi nawe yari yahageze. Ubwo marayika yatangiye kwibuka umunsi uyu mugore yari yamujanye ahantu ku musozi. Ukurikire filime witonze. Barakwereka yari yafashe ikibuye kiremereye cyane, agihambiriraho umugozi muremure. Noneho uyu mugore arangije amupfuka mu maso, atangira kumubwira ati Marita, ati genda wigira imbere gatoya, ati ngufitiye surprise. Barakwereka yuko uyu mugore yari yanamuhambiriye uyu mugozi ku kuguru, ndetse akanaguhambirira kuri cya kibuye kiremereye. Ubwo uyu mugore yari yamupfutse mu maso, agakomeza akamubwira ati egera imbere ugiye kuhagera, ategera imbere, ati nuza kuhagera, ati ndaza kukubwira wipfukure, ati rwose ngo ufite surprise imeze neza, ati kandi nahambaye utazabona ahandi hantu hariho hose. Kandi koko niko byari bimeze. Iyi surprise nta handi hantu wayisanga atari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Barakwereka uyu mugore yageze hano, aravuga ati reka nkuremo ndebe. Maze agikuramo. Maze uyu mugenzi we arangije aramubwira ati surprise. Uyu mugore yari we nshuti ye yakadasohoka, gusa uyu mugore ntabwo yamwishimiraga. Maze uyu mugore Marita
tangira kumubwira ati kumubaza ati ku kibanzanya hano nk'aha ngaha, ati aha hantu ndabona ari habi. Maze uyu mugenzi we atangira kumubwira ati ahantu urabona atari heza, ati aha hantu niho naguteguriye. Maze uyu mugore Marita aramubwira ati ahantu ntago mpishimiye, ati ndi kubona hari ikindi kintu kidasanzwe kibi ndetse ushaka kunkorera. Maze uyu mugore aramubwira ati uri kubibona ute? Ati n'ubundi niko bimeze. Ati wenda hari igihe ubona turi kumukagira ngo ndakwishimiye, ati ariko niba utabizi urambangamira mu buzima bwanjye. Ati ubwo rero niyo mpamvu nshaka kukohereza hari ahantu. Uyu mugore Marita yatangiye kugira ubwoba, ubwo yari ataraba marayika. Aravuga ati si none aturi kumpora iki? Maze uyu mugore ahita amubwira ati ishimire iyi surprise ngiye kuguha. Ubwo yese afata cya kibuye ahita gihirikira ku musozi, gihita kimukurura amaguru nawe amanuka atyo. Ubwo barakwereka ku munsi ukurikiye uyu mugore yari yarangije kuyagurira umugabo uriya mugore Marita. Maze arangije amuhereza ibintu ngaje ku kazi, arangije aramubwira ati ugira akazi keza. Maze arangije naramusoma, umugabo we ahita yerekera. Uyu mugore asigara hano mu rugo, ukurikire filime witonze, asigara ari guseka ari kuvuga ati umugore wawe naramurangije, ati ubu ngubu asigaye kiriya cyana, ati kuko ntabwo nshoboye kurera umwana ntabyaye, niyo mpamvu twatangiye turi kubona filime uyu mugore agambiriye kwica uriya mwana. Ubwo uyu mugore barakwereka hari ibyo yaje gufata hano mu kabati, ukurikirane filime witonze uraza kugenda urasobanukirwa gake gake. Ubwo yaje gufata uburozi, maze araseka cyane aravuga ati ubu ngubu ati ndakeka ko ndibuze kubushyira mu muryango ntihagire n'umuntu uharenga ntabizi. Maze uyu mugore barakwereka yaje ari guseka ari kuvuga ati niko bimeze, ati ubu ngubu tuntu ngiye kwikorera, ati twe turahambaye. Ukurikire filime witonze uraza kugenda ubona ubugome budasanzwe uyu mugore afite. Nyagasani, uyu mugore yaje ari kuvuga ati ibintu ngiye gukora ati ntibisanzwe. Arangije afata ubu burozi abimena mu muryango. Nyagasani, ntago nzi ngo ibi bintu bikora bite, gusa icyo nzi cyo nuko ari kuvuga ko ari uburozi. Ukurikire filime witonze nuko yabumenye mu muryango kugira ngo buri muntu wese uraza gutambuka hano bitaba byakunda ko yaharenga, ahubwo nagira mu muryango ahahagarare. Barakwereka ku kanya hari marayika wahageze, ndetse marayika wacu twabonye dutangira filime ari gutabara umwana ariwe Marita twabonye wahanutse ku mpanga. Barakwereka nawe yaje yegera imbere. Ukurikire filime reka turebe niba araharenga, gusa yaje kugera hano gutambuka biranga, yaje gutambuka bikamunanira. Uriya mugore ubanza akorana n'imigenzo mibi n'imyuka mibi ya shitani. Nyagasani, marayika yashakaga gutambuka hano bikamunanira. Ukurikire filime witonze. Ubwo yari itegereje biramucanga, marayika arangije azunguza umutwe gutya. Ukurikirane filime witonze. Marayika yararangije asubira inyuma arabura. Niba ahantu marayika kuhanyura biri kumunanira, wowe urinde wo kuza uri kuhatambuka uko wiboneye. Maze uyu mugore aravuga ati ndakeka nabisoje, ndakeka nta muntu waza kunyinjirana. Barakwereka uyu mugore yaje aho uyu mwana yari aryamye, aravuga ati wacyana we, ati noneho uyu munsi ndakeka utari buze kunkira, ati uyu munsi ho noneho ndibwaze kugukurikiza nyoko, ndibuze kugukurikiza nyoko aho yagiye, nawe niho uri buze kumusanga. Ubwo barakwereka uyu mugore yaje aterura uyu mwana, yaraje aterura uyu mwana aravuga ati wowe ngiye kuguhanura kuri etaje, ati noneho ati barasanga wabaye akarambo, ati ndavuga yuko wari uri gukambakamba maze ukancika ugahanuka kuri etaje, ati nta muntu uri bukeka yuko ari nje wagutayeho. Barakwereka umugabo yaragiye ku kazi, yaraje afungura imodoka agiye kwinjira mu modoka, gusa nawe byari biri kumwanga mu nda. Ukurikirane filime witonze uraza gusobanukirwa, ndetse nkwibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Ubwo uyu mugabo akimara kugera ku modoka, ubwo marayika yaraje hano, maze uyu mugabo akimubona arikanga aravuga ati
Marita ati bimeze bite? Maze uyu mugore Marita, ubwo ndavuga Marayika, aramubwira ati ndababaye, ati kandi cyane ntabwo wabyumva. Maze uyu mugabo aravuga ati bimeze bite se? Maze uyu mugore uyu Marayika aravuga ati genda utabara umwana wawe, ati kuko ahari ntabwo bimeze neza, ukurikire filime witonze. Maze uyu mugabo aravuga ati ntabwo ndi kubyumva, ati wowe warapfuye. Barakwereka uyu Marayika yaraje amukora ku maso, ariko umuhumura amaso ngo amwereke uko byagenze, ukuntu yahanutse ku mpanga. Ukurikire filime ariko umunyuriramo kwa kundi uyu mugore wa mugenzi we ndetse ari nawe wahise akukana uyu mugabo byaje kugenda. Ubwo uyu mugabo yarabibonye yaje kwikangamo. Nyagasani aravuga ati ntabwo ndi kubyumva, ati bishoboka bite? Ukurikire filime witonze. Uriya mugore yaraje abesha uyu mugabo ngo ni impanuka bakoze. Maze uyu mugabo aravuga ati ntabwo ndi kubyumva. Maze uyu mugabo aramubwira ati umbabarire kuba ntarahabaye ngo ngutabare. Uyu mugabo disi bisa nkaho nawe yakundaga umugore we Marayika, byaramurenze. Uyu mugabo aramubwira ati si none, ati biri kugenda bite? Maze uyu Marayika aramubwira ati ikintu ngusaba nta kindi, ati mbabarira ufunge ureke kuja ku kazi, uje gutabara uriya mwana, ati kuko birakaze. Ubwo barakwereka wa mugore yaraje afata uyu mwana ahagaze kuri etaje hejuru, ari guseka cyane, ari kuvuga ati noneho ati uyu munsi nizere yuko urara rusanze nyuko aho yagiye, maze akaba ariho ukwita hari kukurera. Maze uyu mugore aramubwira ati niba ari no mu ijuru akaba ari hagufashiriza, ati naho ubundi njyewe ati nta gihe mfite cyo kukurera. Barakwereka ku kanya umugabo we yarahageze, arangije uyu mugore aramubona aramwikanga. Uyu mugabo aravuga ati have wibikora, ati have ange wibikora, ati uwo mwana ni umuziranenge. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mugore aravuga ati ngiye kumuhanura, ati ngiye kumuhanura hano kuri etaje. Maze uyu mugabo aramubwira ati have wibikora, ati Imana ntabwo yazakubabarira, ati wenda niba hari ikindi kintu ushaka kirenze umbwire nkiguhe. Maze uyu mugore bari kumwita Ange aravuga ati ngiye kumuhanura, ati cyakoze wenda keretse niba ugiye kumbwira yuko imitungo yose ufite ugiye kuyinyandikaho nibwo ntari buze kumuhanura. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mugabo aramubwira ati icyo ushaka cyose ukinsabe ndaza kukiguha, atari ko have wimfatira umwana nabi, winyicira umwana. Ukurikirane filime witonze uraza gusobanukirwa. Uyu mugore yari umugome nako nta n'imbabazi yari agifite. Uyu mugabo aravuga ati ndakwinginze, ati wibikora. Uyu mugabo yakomeje guhendahenda umugore, ariko byose byabaye impfabusa. Uyu mugore yararenze ahita afata umwana aramunaga, gusa umugabo yaramusamye kandi uyu mugore ntabyo azi. Uyu mugore arangije araseka zikabisoje. Maze arangije uyu mugabo ahita afata uyu mwana aravuga ati Nyagasani, ati ni shitani nikururiye mu nzu. Uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye, ati Imana ishimwe kubera kurokotse. Maze uyu mugore ahita amusanga hano, araje aramubwira ati ubundi ninde ukubwiye yuko ibi biri kuba? Ati nari nshaka kugira ngo uyu mwana mwoherereze nyina maze nsigarane nawe twebwe twenyine. Maze uyu mugabo aravuga ati urakeka ibyo nabikunda? Ukurikire filime ati uravuga ibyo urakeka ibyo nabikunda? Uyu mugabo aravuga ati wa mugore we uri umugome, ati ntabwo nari nzi ko wakora ibi bintu. Uyu mugore yarazi yuko umugabo wari buze kubyishimira, gusa byaramubabaje ahita ahamagara polisi. Ako kanya polisi yarahageze, irangije ihita ifata uyu mukobwa. Uyu mukobwa atangira gusaba imbabazi, atangira kubwira uyu mugabo ati wambabarira ko ntazabyongera, ati umwana wawe nzamurera neza, ati rwose ungirira impuhwe ntabwo nazabyongera kubitekereza. Uyu mugabo aravuga ati nibakujyane, ati wari warabigambiriye kera cyane, ati nuko utabigezeho, ati nibakujyane, ati impuhwe utagiriye uyu mwana, ati nanjye ntazo nakugirira. Nyagasani barakwereka ako kanya Marayika yarongeye abonekera uyu mugabo
maze uyu mugabo arangije ashimira marayika ari kumubwira ati urakoze cyane. Ndetse uyu mugabo byari byanamubabaje bitewe n'agahinda yari afite, yabuze umugore none yaragiye kubura n'umwana. Maze uyu mugabo aravuga turakoze kumpumura ati kuko hari byinshi nari ntazi, ati hari byinshi mbonye kuri uriya mugore, ati nanjye nari nzi yuko mbonye umugore ugiye kugusimbura, ati gusa ntabwo byaje kugenda nk'uko nabyifuje. Ati ikintu nari naramuzaniye ni uko ntari nashobora kurera uyu mwana nindi kugira ngo amumfashe. Ati kandi umbabarire kuba ntaritonze ngo banze gushishoza ngo mbanze gushaka umugore uzarera uyu mwana wawe neza. Uyu mugabo yari afite agahinda disi. Marayika aravuga ati nta kibazo, ati inshingano zanjye ni ugutabara uyu mwana wanjye, ati ndetse nawe mugabo wanjye, ati kandi ntabwo nzabajya kure, ati nzababa hafi nzabagwanirira. Uyu mugabo byari byamurenze. Marayika aravuga ati ndetse nzabasabira ku Mana, ati mu gihe cyose mukiri ku isi, ati nta kintu kibi kizabahangara, ati nzaba mpababereye. Nyagasani, marayika uri hano yabwiye uyu mugabo amagambo akomeza umutima. Uyu mugabo byaramurenze, araje aravuga ati urakoze cyane, ati nibyo ukoze, ati birampagije. Uyu mugabo yakomeje gushimira marayika ndetse ariko anamusaba imbabazi. Marayika nawe byaramushimishije kuba yarakoze akazi gahambaye ko kurokora uyu mwana we. Araje aravuga ati mu gihe cyose mukiriho, ati nta kindi kintu nzakora uretse kubareberera. Ako kanya barakwereka marayika yatangiye kugenda abura gake gake. Uyu mugabo nawe asigara hano ndetse asigara hano ari no gushima n'Imana mu mutima kubera ko Imana akazi yari ikoze kari gakomeye ndetse na marayika. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati Imana, ati urakoze cyane kundengera, ati hari byinshi ntarinzi, atariko hari ibyo menye uyu munsi wa none. Ndetse na filime yacu ni ukuri kugenda igana ku musozo. Tuzahurira mu gasobanuye k'ubutaha. Ndabakunda.